Mwiriwe neza, muraho, mwaramutse, mwiriwe, murakomeye, jye ubasuhuza nitwa Uwimana Patricie, karibu mu kiganiro cyihariye cy'uyu munsi, aho turakomeza turebera hamwe ibyerekeye n'amatora y'inama njyanama mu karere ka Rutsiro, araza kuba mu kanya ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12, 2022. Iki ni ikiganiro cya gatatu. Cya mbere twarebeye hamwe ni iyihe mpamvu itumye akarere ka Rutsiro kinjira mu matora nonaha mu gihe tumwe mu tundi turere tugize igihugu tutari mu matora. Tuza kubona kandi ngo ndacyari mu kiganiro cya mbere lisite y'abakandida bifuza kuyobora Rutsiro. Kandida bageze kuri 70 cyangwa banarenzeho. Hanyuma tuza no kureba ikiganiro cya kabiri, ni bande bazatora abo bakandida. Abazatora baturuka he? Baturuka mu zihe nteko. Uyu munsi rero tugiye kureba abakandida. Hari ukuntu njya numva rimwe na rimwe nabonye umwanya abantu bavuga ngo tuzane agatebe ngo twicare, nibasise bazana agatebe yicare, nanjye ndeka amabwire muzana agatebe mwicare muri abakandida. Muri abakandida bifuza kuyobora Rutsiro ntiyongere kuzamuka igira abana barwaye igwingira. 35% y'abana barwaye igwingira bagabanuke. Tugire Rutsiro, umuntu avuga Rutsiro n'umuntu akumva byiza, ntiyumve ibibazo, ahubwo akazi ibisubizo. Reka turebe aba bakandida, noneho turebe n'imigabo n'imigambi yabo, ubundi tubifurize ishya n'ihirwe, amatora meza yo mu kanya. Noneho namwe bazatora, abazashobora kubona iki kiganiro ndakira n'abafasha kongera kureba imigabo n'imigambi bazatumarira iki, ese nawe kwizerwa bite? Rero umukandida tugiye guheraho yitwa Ikizihiza Alida. Ni ukuvuga ngo ari mu badamu. Handitse hano ngo umukandida muri 30% y'abahagarariye abagore mu nama njyanama. Noneho siroga ye ni iyihe? Azatumarira iki? Muravuga ati madamu Alida nutorwa uzatumarira iki? Abafata umuturage ku isonga. Mpita ntekereza genda umuturage, nkomoka mu Rutsiro ariko ntuye hanze Denmark. Iyo muvuze ngo umuturage ku isonga nanjye mba ndimo cyangwa n'uri mu Rwanda gusa. Impamvu mbaza iki kibazo nuko ari nk'igihe umuntu abaza wenda se nkanjye worora uri mu buhinzi n'ubworozi, ari nk'ikibazo mfite nk'abana Semana ndabaza mudugudu, ngira amariwe nkabaza mudugudu akamfasha. Umuturage ku isonga ni slogan nziza, uramutse ufashe uruziga ugaterekamo ukandikamo ugashyiramo umuturage, ugashushanya umuturage cyangwa se ugashyiramo umuturage ku isonga ugashyira ku ruhande. Umuturage akeneye kurya, umuturage abana be bakeneye kujya mu ishuri, mbese ni byinshi. Ni slogan nziza rwose nkunda, rero umuntu akavuga ati umuturage ku isonga, turatora madamu Ikizihiza Alida kuko yadutekereje. Ikindi ngo ishingiro ry'imiyoborere myiza n'iterambere ry'umuryango. Icyo kintu ni cyiza kabisa kuko ubundi byose bihera mu muryango. Igihe umuryango urimo amakimbirane, hari ikintu tuzavuga ahangaha nabyo kugira ngo turebe uburyo tuzakora. Dufite akazi, ntabwo ari abangaba bagiye gutorwa gusa niba bafite akazi. Ugasanga hari icyegeranyo cyasohotse aho kigaragaza uburyo amakimbirane ari menshi mu karere ka Rutsiro, mu ngo, mu miryango. Rero uyu ni umwe mu bifuza kujya hano muri aka karere ka Rutsiro akayobora, agahindura rwose, ntuza afatanyije n'abandi, afatanyije natwe, akagira icyo ahindura, amateka agahinduka, bikaba byiza cyane. Umunyarutsiro
umunyarutsiro utekanye kandi ukungahaye. Abazagutora rero, aba bandi bazatora nizere wenda ko hari ibyo bakuyemo bizabafasha. Reka tube umukandida wa kabiri. Undi mukandida wifuza kwinjira hano mu biro by'akarere ka Rutsiro akicara akavuga ati ngewe ndaje gushyiramo imbaraga zanjye zose, ariko ndifuza yuko umuturage ari uza imbere. Nawe ati umuturage ku isonga. Bivuze ngo muraza kubona n'abandi bagiye bandika umuturage ku isonga. Umuturage wo mu Rutsiro birasaba ngo tumurebe. Noze ntanga urugero rwa meya w'agateganyo, ejo bazaba bamusimbuye, akigira mu Rutsiro yagiye mu mirenge akajya yumva ibibazo by'abaturage. Ariko ndibuka ko mbere hari abameya rwose yajyaga mvugana akaba atagira n'irusebeya ahubwo yohereza abo hasi. Ibyo ntushobora kumenya ibibazo by'umuturage utegeranye nawe, utakoze ibishoboka byose ngo uvuge ngo umuturage wa Rusebeyo aho yaba ari hose, umurenge yaba ari wo wose umushinzwe. Umuturage ku isonga, uburezi budaheza, iterambere kuri bose. Ibi rwose Anne Marie uramutse ubigezeho, ukabona imbaraga, ukabona ingufu, ukabona ibyo ukeneye byose, abakorega bakagufasha, Rutsiro yacu rwose nk'uko hasi byanditse, tora Nyirasafari Anne Marie, twubake Rutsiro itubereye. Nuko ntari mu batora, nta gutora kabisa. Reka turebe n'abandi. Dufite umuganwa Marie Chantal, nawe arifuza kwiguza hano. We ntabwo ari muri 30%, kimwe na Anne Marie bari muri rusange. Ni ukuvuga ngo we ntuza ye nihuse n'abadamu benshi, sinzi niba ari benshi, nuko ari waruje. Umuganwa Marie Chantal, umukandida ku mwanya w'umujyanama rusange mu karere ka Rutsiro. Noneho imigabo ye n'imigambi aravuga ati umuryango utekanye, ipfundo ry'iterambere rirambye. Bajya kumera nka Rida, bose bahuriye ku muryango utekanye. Bivuze ngo ugaragara kuri cya cyegeranyo cyasohotse cyerekana uburyo ki mu Rutsiro hari amakimbirane mu miryango bituma n'abana bagwingira. Ni ukuvuga ngo niba mu muryango dushoboye kwinjira, nanjye mvuga ngo dushoboye ariko nanjye ndimo dushoboye kwinjira mu muryango hakabamo amahoro mu muryango. Ntabwo nabisobanura nk'uko uyu nguyu azabisobanura, ariko murabona ko afite n'ukuri, afite ntuza siroga nziza afite. Niyo hahandi nababwiye mu ntangiriro ko abakandida bacu uzatorwa kako niba ngo hazanyura uwambaye. Ni nk'uko umwana, ubwo nanjye kuvuga aba hano Denmark ibyo babaha amabombo, cyangwa no mu Rwanda ni kimwe n'ahandi, ugashyira amabombo ku isahani ukabwira umwana ati hitamo imwe, ashaka gufatamo zose. Ariko aha ngaha ntabwo azaca uwambaye nyine. Hanyuma hano hari Bateta Florence wari muri 30%, nawe ati abadahigwa mu mihigo ba Rutsiro. Ubwo ni soroga ye, ni ukuvuga ngo ni ugukora ibishoboka byose. Ntabwo mbisi ndakora analize yanjye bagihangana, ariko buri muntu wese aragira iki mu bakandida bafite icyo bifuza kuzana hano mu Rutsiro kugira ngo Rutsiro rwose here kugihora mu Rutsiro. Kandi Rutsiro ni akarere rwose turashoboye. Hanyuma Petronile, tora Musabyingabire Petronile, umujyanama rusange mu nama njyanama. Uburezi bufite ireme, inkingi y'iterambere ry'ubukungu, nibyo imibereho myiza, nibyo imiyoborere myiza, nibyo. Kuko ngo niba uburezi bujegajega rwose Petronile wagifashe pe.
hari abafashe umuryango n'uburezi. Igihe uburezi budakomeye, ubukungu nyine ntibuzamuka, imibereho myiza murumva ko biba byazambye. Abazagutora rero reka nizere ko bazagutora nk'uko wanditse uti dufatanye duharanire ishema rya Rutsiro. Tuzafatanya ndi mu buhinzi n'ubworozi kandi ubwo byerekeranye n'ubukungu, ariko twafatanya n'abandi bo mu miryango, tugafatanya tugafashanya kugira ngo turebe ko akarere kacu ka Rutsiro rwose umwaka utaha kazaba karahinduye amateka. Haje nanone nyihanganire, haje Ayinkamiye Marie Christine, umukandida ku mwanya w'umujyanama rusange mu karere ka Rutsiro. Aravuga ati umuturage ku isonga, nkuko nabivuze ni uwa gatatu uvuze ngo umuturage ku isonga, dukorere hamwe tujya inama. Gukorera hamwe niyo nkingi ya byose, kuko mushobora gutorwa ejo abazatorwa, ariko niba mudakoreye hamwe ntabwo navuga ngo bizagenda gute, ariko twabonye isomo gukorera hamwe ni byiza, umutungo wifasha gusara. Hanyuma tugeze kuri Munyambonera Dive Jean Paul, umujyanama rusange. Aho rwose bazakuntorere kabisa. Ubuhinzi burambye, voilà, ubuhinzi burambye n'ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, ipfundo ry'iterambere ry'akarere kacu. Nanjye w'umuhinzi rero n'umworozi, ubu ngubu ndamutse mvuze ngo baguhundagazeho amajwi yose, hari uwandeba nabi, kuko nzi ngo nibagutora nzahita rwose no guhita umfasha, tugahita dufashanya tukareba uburyo ki tuzamura ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Rutsiro, tukajya tugahaga. Abana bacu 35% barwaye igwingira, bagwingiye mu karere ka Rutsiro, bakarya bagahaga. Undi ukurikiyeho Uwamahoro Tade, yes, wenda kuzi neza kabisa, umukandida ku mwanya w'umujyanama rusange mu karere ka Rutsiro, maze mufatanye kwimakaza igenamigambi rishingiye ku muturage. Igenamigambi rishingiye ku muturage ni ingenzi, kuko kugira ngo umuntu, ntabwo nzi niba bikorwa, ariko ni nkuko nakwicara Denmark nkatangira nkatekereza abaturage ba Rusebeye, nkavuga ngo ubu ngubu bakeneye imyenda, kandi ubwo wenda barashonje. Ubu ngubu ngiye gukora amaproje wenda yo kugira gute, yo kujya bagendera ku magare, kandi wenda bakeneye kohereza abana mu ishuri. Igenamigambi rishingiye ku muturage ni ukwegera ku muturage, agatanga igitekerezo, akakubwira ati bite, ese ko nije muri politike yanjye cyane, ndimo ndakora analize yanjye kandi n'uburenganzira bwanjye. Ibi rwose murabona ko dufite abakandida bashoboye. Hanyuma haje Muhimpundu Janvier, bigize no mu Budage, nawe arifuza rwose kwinjira ahangaha mu karere ka Rutsiro, ariko n'undi asanzwe akoramo, bivuze ngo afite experience, imyaka muziho myinshi, kubera namumenye mu 2017 akora mu karere. Murumva ko abagiye bajyamo b'abayobozi bagiye bamusangamo bakamusigamo, bivuze ngo azi niki gituma Rutsiro igira ibibazo, arabizi neza. Rero reka turebe ibyo yavuze ku byerekeranye byerekeranye n'imigabo n'imigambi ye. Guteza imbere ishoramari rishingiye ku mutungo bwite wa Rutsiro, byiza cyane. Ishoramari, gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, kugeza ibikorwa remezo hose, imihanda, amazi n'amashanyarazi, guca akarengane no gukemura ibibazo by'abaturage ku gihe. Ndakurahiye bagutore kabisa, ubundi ibibazo by'abaturage bijye bikemuka ku gihe, kuko iyo binatinze bidindiza nyine iterambere ryabo,
bikadindiza n'iterambere ry'akarere ka Rutsiro. Ubu rero kubera ko Janvier asanzwe akora mu karere, yarabibonye, bazamutora rwose, turebe ko ibibazo byagabanuka, tunamufashe. Umunyarutsiro utekanye kandi ukungahaye, yes, ufite amafaranga. Umutekano ni ingenzi kandi ntukaba n'umukire. Dukora ibikorwa bitanga amafaranga, dukora ubuhinzi bubyara amafaranga, dukora ubworozi bubyara amafaranga. Murabona ko dufite abakandida abantu bazarobanuramo bazatora ejo kabisa. Haje Nyaminani, uyu nguyu yigeze kwiyamamaza kuba umusenateri, nawe arifuza kwicara muri iyi nyubako nziza y'akarere ka Rutsiro. Kadeko ngerageza gusoma ibyo yanditse. Ugutora uburezi budaheza, yego, ugutora intumwa idatenguha abayitumye, ugutora ubumwe bw'abanyarwanda, ugutora urubyiruko rukataza mu iterambere, ugutora uburinganire, uguhindura imibereho n'iterambere by'abaturage ba Rutsiro. Afite ibintu byiza uyu mugabo, zamutore nawe turebe ko Rutsiro yacu yarushaho gutera imbere. Tugeze kuri Kazungu Vincent, umujyanama rusange w'akarere ka Rutsiro. Bwana Kazungu Vincent, reka turebe ntuza imigabo n'imigambi yawe. Imigabo n'imigambi niko babyita. Duharanire gukemura, guhosha, gukumira icyabangamira inyungu z'umugenerwabikorwa. Yes, we nagutora kabisa. Tuvuge nkanjye niba mfite ibyo nkora ibintu byabangamira ubworozi bwanjye, ugahita umfasha bigakemuka. Umunyarutsiro usobanukiwe, ufite, uharanira iterambere mu miyoborere, ubutabera busesuye, bazagutore kabisa, kuko aha hantu rwose gukumira ibyabangamira inyungu z'umugenerwabikorwa tukaba tugitsinze. Haje abadamu. Iraguha Flora, umukandida muri 30%. Gaturebe imigabo ye n'imigambi. Umuturage ku isonga. Abaturage banza bataba ku isonga kabisa, ko bose babihuriyeho, bivuze ngo ni ikibazo. Gutora Iraguha Flora ni uguhitamo iterambere rirambye mu bukungu, imibereho myiza, ubutabera no kwihutisha iterambere ry'umugore. Yes, umugore akabona amafaranga, abana bakajya ku ishuri. Murabona ko mwese mwuzuzanya, umuryango, uburezi. Tugeze kuri Mukamana Berthe, nimero ya mbere, umukandida muri 30 by'abagore mu nama njyanama y'akarere ka Rutsiro. Gutora Mukamana Berthe ni ugutora ubuvugizi bwihuse bugamije iterambere ry'umuturage n'iry'akarere kabisa. Rwose kwihutisha ibintu, kunyarutsa, nta kudindiza, nta kugira gute, ufatanyije n'abandi bikazagenda neza. Umuturage ku isonga, nawe arabivuze, umuturage ku isonga, ariko nyine umuntu uzamfasha bisobanuye iki neza ijana precision, kuko abantu bose baravuga ngo umuturage ku isonga. Haje yadufashije Veronique, umumama utuje, umukandida muri 30 by'abadamu. Ati duteze imbere abagore, uburezi kuri bose, iterambere kuri bose, gukemura ibibazo byugarije umuryango. Ni akaga by'ibibazo ni byinshi, nkurikije ibyo nagiye nsoma muri kiriya cyegeranyo tuzarebaho mu Rwanda bakoze cyerekeranye no mu Rutsiro uko bimeze. Haje rero Mukamugema Marie Jeanne, niwe arifuza kwicara hariya, akaba yiyamaje mu bajyanama rusange. Ati twimakaze ubumwe n'iterambere mu miryango.
dushingiye ku kurwanya amakimbirane mu miryango ndetse no kuzigamira ejo heza. Wahisemo byiza kabisa. Ejo heza hacu, abaturage bashonje se, abaturage batari kujya mu ishuri, abana batari kujya mu ishuri, abaturage wenda simbizi kuko harimo nk'abana njya mbona ariko babishyize nk'imbaraga bari kubashaka baciye mu ishuri, abandi bari kuva za Rusebe bigira za Rubavu. Reka tujye kuri Uwizera Angelique, aravuga ati dukomeze guteza imbere Rutsiro yacu. Nibyo Rutsiro irimo iravansa, Rutsiro iratera imbere, tuyihe imbaraga, umuturage ahore ku isonga. Ijambo ku isonga ni ryiza. Dukomeze duharanire ireme ry'uburezi, umugore akataze mu iterambere kabisa. Umukandida nibyo arifuza kwicara ahangaha, muzamutore nawe. Hakaza Habayo Marie Noella, nawe arifuza kwicara hariya akadufasha, ibibazo byose dufite tukabimugezaho bigakemuka. Aravuga ati imigabo n'imigambi, iterambere ryihuse, umuryango utekanye kandi ushoboye, umuturage ku isonga. Kuntora ni ugutora iterambere ry'umuryango. Nagombye kugutora ariko ntabwo nemerewe, abandi bazagutora. Tugeze ku Uwamungu Savela, kuko kuntuma ni nko kwigererayo kabisa. Ese ni ibintu byiza pe, ni ukwigerera. Ni ukuvuga ngo niba nkeneye nk'ikibazo wenda cyaheze cyo muri Rwanda Revenue, nkeneye wenda ko hari ibintu bamfasha kugira ngo nishyure imisoro y'abandi neza, bora nagutuma ugahita umfasha bikarangira. Dufatanye kwihutisha iterambere ry'umugore mu karere ka Rutsiro. Byiza kabisa, twese dufatanyije byagenda neza. Tugeze kuri Muhoza Rose, ku mwanya w'umujyanama mu nama y'akarere ka Rutsiro. Dufatanye kuzamura iterambere ry'akarere ka Rutsiro, tugira umuryango ushoboye kandi utekanye. Ibi rwose nibyo pe. Muhoza Rose ndemeranywa nawe, kuko niyo mu muryango bitameze neza byose biba byapfuye. Ntabwo najya kubyigisha ahangaha, urabizi kundusha n'abandi barabizi kundusha. Iyo mu muryango hari ibintu bitameze neza, nyine ari abana, ari umugore, ari umugabo, ari mu mufuka, ari mbese byose biba byapfuye. Bazagutore kabisa, turebe ukuntu twafashanya twese abanyarutsiro tukagira umuryango utekanye. Reka ndekera ahangaha rero, hari ikindi gice, iki cyari icya kane niba ntibeshye, sinibuka kandi icya gatatu ahari. Abakandida ni benshi, banigira neza, ni benshi cyane, ariko reka umuntu aruhuke, turakomeza mu kanya. Murakoze.